nkuko uri kubireba kuri screen yawe, aya namwe mu mashusho cyangwa se amwe mu mafoto akwereka bamwe mu basitari cyangwa se bamwe mu byamari bitandukanye mu ijoro ryakeye byaraye byegukanye ibihembo bya Isango na Muzika Awards. Mu minsi yashize nagiye bigaruka mu biganiro bitandukanye babwira yuko ari ibihembo bigomba gutangwa, byamaze gutangwa. Hari byinshi byabereye, hari byinshi byatunguye abantu kugeza kuri uno munsi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no kubitangaza amakuru bitandukanye. Benshi baracyabigaruka bavuga bati uyu yibwe. Abenshi ntabwo bari kumva uburyo uwo bita Kevin Kade nta gihembo yigize yegukana, kandi mu bihembo biheruka gutangwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ibyo bita Diva Awards yegukanyemo ibihembo bigera kuri 3 mu ijoro rimwe gusa. Ariko muri Isango na Muzika Awards yaje gutahiraho uwo bita Dorcas, ni umwe mu bantu baje gutungurana biza guhurana na za nkuru zavuzwe mu minsi yashize bivugwa yuko baravuye muri ADPR. Yagaragaye ari mu bisuko ameze neza cyane, benshi babihindura inkuru gusa. Ariko kuri uno munsi nkundira nkwinjize muri awards zaraye zitanzwe, ubundi umenye uti ese ni bande babyegukanye, ninde wabaye umuhanzi w'umwaka, ni album yegukanye igihembo, nuwe muhanzi mwiza w'umwaka ukizamuka. Ibyo byose byo tugiye kubana muri aka kanya. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe ubundi ugasiga commentaire yawe, tukajya tubana buri munsi. Nkwibutsa yuko kandi ibiganiro nk'ibi biryoheye amatwi n'ahandi ubisanga ni hano kuri Philox TV show. Njye uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime, umwana w'umuntara gusa. Ariko nkundira mwikaze muri uburyo nze turambura buri kimwe kijyanye n'ibihembo byaraye bitanzwe mu ijoro ryakeye. Reka nongere mwikaze, nongere nkwifurize kugubwa neza. Tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye nkuko nari maze kubigarukaho. Nari maze kukubwira yuko ngiye kuza tukaganira byinshi, tukarebera hamwe byinshi byavuzwe ku bihembo bya Isango na Muzika Awards byaraye bitanzwe mu ijoro ryakeye ryo ku cyumweru. Benshi kugeza kuri uno munsi ntago barabyemera bitewe n'uburyo uwo yafanaga cyangwa se uwo yatekerezaga atari we wacyegukanye. Byanapfuye na mbere mu babaye nominated cyangwa se abagombaga guhatana, harabagiye baburamo nko muri karite y'abaraperi. Abenshi ntabwo bigize babonamo Bulldog. Benshi nakomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga bigaruka bavuga bati ati ibintu ntabwo byari bikwiye ahangaha twibwe gusa. Ariko uraza kunkundira tuze guhera kuri kategori y'umu producer mwiza w'umwaka. Aba producer bari benshi, bari batandukanye, barimo bita Loda, barimo bita Prince Keys, barimo bita Element. Abo ngabo nibo bari bahatanye. Ariko ushaka kwibaza uti ese ninde waraye wegukanye igihembo? Igihembo cyaje kwegukanwa n'uwo bita Element, nk'umwe mu basore bakoze indirimbo zitandukanye, harimo indirimbo bita Tsunami yari hataniye igihembo cy'indirimbo y'umwaka. Yaje no kugira ukuntu ibigenza byaraza kubigarukaho. Harimo indirimbo bita Tombe, indirimbo Foromiana. Izo ndirimbo zose Element yakoze, urumva ko nizo zabashije gutuma yegukana igihembo cy'umuproducer mwiza w'umwaka. Uyu musore bita Fred Mugisha Robinson niwe waje kucyegukana cyangwa se waje kukibikaho. Uyu rero niwe wabaye producer mwiza w'umwaka. Ndaza gukomereza ku wabaye umuhanzi mwiza w'umwaka muri kategori ijyanye n'umuco cyangwa se mu muco nyarwanda muri rusange baririmba gakondo. Uwo bita Rutishoweri yaje kugarikwa cyangwa se yaje gutsindwa n'uwo bita Lionel Sentore. Lionel Sentore benshi muramuzi, ni umwe mu bantu baririmba gakondo, niwe waje kwegukana kino gihembo nubwo nabo batakivuzeho rumwe. Ndagira ngaruka kuri commentaire nakomeje kugenda mbona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no kuri ibyo bitangazamakuru bikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi batunguye kubona bita Lionel Sentore ari ukegukanye igihembo yaje guhabwa n'uwo bita Intore Masamba. Rwose aramushimira amubwira ati musore wacu warakoze neza cyane, akiri igihembo cyawe ugenda ugishyire ku bindi cyangwa se kibe imbarutso yo gukora neza ndetse n'ishimwe ry'ibyo wakoze. Ndaza gukomereza kuri director w'umwaka. Director w'umwaka nawe yaje gutungura benshi cyane yuko abenshi batamvaga, ariko hari batumvaga ko ari we ushobora kucyegukana, ariko hari n'abandi bavugaga bati aragikuye. Benshi bumvaga gishobora gutwara uwo bita Faizo, ariko cyaje kwegukanwa n'uwo bita Director Gad. Gad muramuzi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, ni umwe mu ba director dufite kugeza kuri uno munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda bakora ibintu byinshi byiza ndetse ugerageza no kwereka abantu ubuhanga bumurimo binyuze muri ama video y'umwihariko. Uyu rero bita Gadi niwe wabashije kukizamura gishyira hejuru, abwira abandi bose bari kumwe nawe ati mwarakoze kwitabira. Ndaza gukomereza ku muhanzi mwiza wa gospel cyangwa se umuramyi mwiza w'umwaka. Harimo bita Israel Mbonyi Prosper ndetse na Papi Clever n'umugore we, ariko cyaje kwegukanwa n'uwo bita Vestine na Dorcas. Iri tsinda ry'abana b'abakobwa babiri nibo babashije kucyegukana, baza gushimirwa binyuze muri za ndirimbo nk'indirimbo bita Emmanuel n'izindi nyinshi zitandukanye, nizo zamuhaye cyangwa se nizo zabahaye amahirwe yo kwegukana kino gihembo. Ni igihembo cyaje gufatwa n'uwo bita Murindahabi Irene ndetse n'umwana bita Dorcas, kuko ishimwe Vestine we ntawe uhari. Ni igihembo bashyikirijwe babashimira bavuga bati mwarakoze muri uyu mwaka, ni ibintu byiza mwarimo bikwiye. Ndaza gukomereza
ku gihembo cy'umuraperi w'umwaka. Umuraperi w'umwaka niho nabigarutseho mvuga ati abenshi babuzemo Bulldog barikanga, gusa ariko bari hatanye uwo bita Bruce the First, uwo bita Bushari, uwo bita Kemozera ndetse n'uyu musore bita Kivumbi King. Kivumbi King yaje kubereka igihandure aza kucyegukana cyangwa se yagishyira ku bindi nyuma y'uko rwose mu ndirimbo zitandukanye, indirimbo zamuhaye ibyo bikorwa cyangwa se zamushyize kuri iryo zina, indirimbo nkwibutsa yuko yanakoranye EP n'uwo bita Mike Kayihura, EP yitwa Installation, niyo yaje kumufasha kugira ngo abashe kwegukana kino gihembo, agishyira ku bindi nawe arabyishimira, aravuga ati reka nanjye nshimira buri umwe wese wabigizemo uruhare, byari ibintu ubisa neza. Ndaza gukomereza kuri collabo y'umwaka. Collabo rero yaje kuba indirimbo y'umuhanzi bita Chris Easy, ni indirimbo yitwa Forumia, nafatanyije n'uwo bita Kevin Kade ndetse n'uwo bita The Ben. Ni award cyangwa se ni igihembo yahawe, benshi baravuga bati yaragikuye. Indirimbo bita Forumia yakoze ibitendo, yakoze ibitangaza byinshi, hari uburyo yigaragaje muri public, hari uburyo muri abo bantu yayihereje, yakoze ibitangaza bikomeye cyane. Ndaza gukomereza kuri albumu y'umwaka. Albumu y'umwaka yaje kuba Colorful Generation n'umuhanzi bita Bruce Melody Itaha Iwacu, kuko yarabikoreye, iriho collaboration nyinshi zitandukanye, uburyo yacuranzwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kubita kuri social media platforms zose zicururizwaho umuziki, iyo bita Colorful Generation yitwaye neza cyangwa se hari uburyo yigaragaje, niyo yaje guhembwa nka albumu nziza y'umwaka, yahize izindi hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko muri uyu mwaka tuvuyemo. Ndaza gukomereza ku ndirimbo y'umwaka. Indirimbo y'umwaka yaje kuba indirimbo bita Tsunami y'umuhanzi bita Run-Up. Ni indirimbo yaje higitse izirimo indirimbo bita Tombo y'umuhanzi bita Element, akaba no mu producer mwiza, gusa ariko indirimbo bita Tsunami yaje kwegukana kino gihembo, rwose barayishimira bavuga bati umusore mwiza Run-Up waruhatanye no mu bahanzi beza bakizamuka, kuza uri mu bahanzi bashya ukahita ukora ibintu nk'ibi, ukahita ugaragaza urwego nkuru, ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu byo kwerekana yuko rwose warakoze, ni ibintu ukwiye kwishimira nawe ubwawe, ushobora kwicara ukavuga uti wawe ahangana narakoze. Indirimbo bita Tsunami y'umusore bita Run-Up niyo yegukanye igihembo. Ndakomereza ku muhanzi mwiza w'umwaka ukizamuka, uyu musore bita Diezdora. Komi Diezdora niyo waje kucyegukana, ahigitse barimo uyu nguyu bita Run-Up, ahigitse abarimo bita Liorodi ndetse no bita Orima. Aba rero nibo bari bahatanye, ariko bita Diezdora aza kucyegukana, aravuga ati mw'abantu mwe mwarakoze, nanjye narakoze, ariko reka nshimirwe ibyo nakoze. Diezdora niwe wabaye umuhanzi mwiza w'umwaka ukizamuka. Ndaza gukomereza ko bita Bwiza n'umwe mu bakobwa mfite uburyo ntazi uburyo nasobanura neza, yakoze byinshi, yagaragaje ubuhanga, iyo mpano ye ayigaragaza binyuze muri album yashyize hanze bita 25 Shades ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero n'umukobwa bita Bwiza niwe waje kwegukana igihembo cy'umuhanzikazi w'umwaka wa 2025. Ndaza gusoreza ku muhanzi mwiza w'umwaka w'umugabo, akaba yabaye uwo bita The Ben. Kugeza kuri uno munsi niwe ugifite, abantu benshi bakomeje kwandika byinshi bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, nawe muri akanya ushobora kunyarukiraho kasiga commentaire yawe kubyumva. Gusa ariko uwo bita The Ben Tiger B cyangwa se one of kind nkuko wajya bigarukaho mu bihe bitandukanye, niwe wegukanye igihembo cy'umuhanzi w'umugabo w'umwaka. Reka ngushimire twabanye mu kiganiro nk'iki ngiki, cyo ngusaba ni kimwe gusa, ngo kandi subscribe ubundi ugasiga commentaire yawe, tukajya tubana buri munsi. Nkwibutsa yuko ibiganiro nk'ingibi biryoheye amatwi n'ahandi ubisanga ni hano kuri Philox TV Show. Reka tuzabone mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.